impanda ya rusange itaravuga iyawe ishobora kubivuza ikabigutwara. Niyo mpamvu kuba maso no kubaho ubuzima bukiranuka ari ikintu cy'ingenzi. Abakristo ikintu kimwe dukora kibi kizatubuza kubona imigisha. Mutekereza iyo uhisemo kuba umugabo w'umunebwe, umugabo utuzuza inshingano, umugabo utazi icyo akwiriye gukora mu rugo, abana bawe bazaba umutwaro ku muryango, bazaba umutwaro ku gihugu. We wahisemo kuryama, ukwiye no gutegereza ingorano zingana no kuryama kwawe. Uyu munsi turi kubiba imbuto mbi. Abantu bakuze, abashumba bari mu myaka mikuru, nka 70% bose bagwaye diabete yavuye mu byo kurya. Mu matorero ya Gikristo muri aka karere, mu Rwanda, mu Rundi no muri Kongo, ahandi simbizi, ariko nka 70% bose bagwaye diabete yavuye mu byo kurya. Twemera ko impano zikora mu rusengero, ariko iyo duhora dufite agatima karehareha, naho bitandukanira n'ugenda ajya kuraguza. Ijambo baduhaye riri mu Byahishuwe 22 umurongo wa 12, Ibyahishuwe 22 umurongo wa 12, Ibyahishuwe 22 umurongo wa 12, haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Muri iri jambo harimo amagambo atatu, harimo ko aza vuba, icya kabiri harimo ingororano, ijambo rya gatatu harimo ko umuntu wese azishugwa cyangwa se azagororerwa ibingana n'ibyo yakoze. Sinzi niba ndi bubashe kuvuga kuri aya magambo yombi uko ari atatu, ariko nifuje kubabwira ihame numvishemo. Harimo ihame, kuza kwa Yesu ni ihame. Mwemeranywa nanjye? Kuza kwa Yesu ni ihame. Hanyuma Yesu ashobora kuza mu buryo bwinshi, reka mvugemo bumwe. Ashobora kuza aje gutanga agakiza ku batarakizwa, hanyuma ashobora kuza gukemura ibibazo ku bakijijwe bafite ibibazo mu buryo butandukanye. Ashobora no kuza aje gutwara umugeni umwe ataraza mu buryo bwa rusange. Sinzibagirwa rimwe twari turi hano mu bukwe bw'umu Betelehemu witwa Rusi, hanyuma impuhwe bariho barasengera mu cyumba cyari hirya hariya ndabyibuka. Hanyuma Imana irababwira ngo icuye umugeni, bahita bahaguruka hano bahadusize turi mu bukwe bagitarama ngira ngo mwivugabutumwa. Bamwe muri bo bahita bajya mu ijuru. Iyo nkuru ntimuyibuka? Yego. Impanda ya rusange itaravuga iyawe ishobora kubivuza ikabigutwara. Niyo mpamvu kuba maso no kubaho ubuzima bukiranuka ari ikintu cy'ingenzi. Nitunita ku murimo w'Imana, umurimo w'Imana ni impano, cyangwa se turirimba ku bw'impano, tujye kwita no ku mbuto. Yani tubeho ubuzima burimo imbuto, ariko nanone dukoresha impano yacu. Hanyuma irindi hame nuko azaza gutwara itorero. Ntabwo ibyo dukora n'ibyo duhugiyemo bizabuza Yesu kugaruka. Muri iri jambo baduhaye rero harimo amahame. Umunsi nageze hano nababwiye ko Bibiliya yanditse mu buryo harimo imigisha, amasezerano, hakaba harimo amahame, hakabamo na kirazira tugomba kwitondera. Abakristo ikintu kimwe dukora kibi kizatubuza kubona imigisha nuko akenshi twica amahame. Nagira ngo mbibutse ko ihame ni ikintu kidahinduka. Kuri ubu nta muntu ukomeye ku isi aravuga ngo kubera ko nkomeye ndategetse n'ibwire ari ku manywa. nta urabaho. Nta n'umuntu ubaho na Amerika higeze kugera uyu munsi ntabwo iravuga ngo ubwo ari nijoro turategetse nihabe ku manywa. Dushobora gucana amatara, dushobora kugerageza, ariko nta wahindura ihame. Amahame, igihe tutazi amahame twubakiraho ubuzima, tukita ku gice kimwe gusa cy'umwuka, ariko tugakandagira amahame, nta mugisha tuzigera tubona. Gukora imirimo myiza ni kimwe,
mu by'Imana ishingiraho itugororera. Bibiliya iravuga ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagire imirimo myiza, hanyuma ikavuga ngo ubwo muzi guha ibyiza abana banyu mwe muri babi, Data wo mu ijuru azarushaho guha ibyiza ababimusaba. Nagira mbabwire ko buri murimo wose dukora mu isi uzishurwa cyangwa se uzagororerwa, yaba ari imirimo myiza cyangwa se niba ari imirimo myiza cyangwa mibi, buri murimo wose uzagororerwa. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira kuri amwe mu mahame agaragara muri iri jambo twasomye. Ihame rya mbere, ntaravuga ku mahame, nagira ngo mbabwire ko ihame rireba buri muntu wese, yaba akijijwe cyangwa adakijijwe. Ihame principe, ihame rireba umuntu wese, yaba akijijwe cyangwa adakijijwe. Iyo usomye urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 5:10 haravuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ari bibi. Hano nta mahitamo dufite, twaba dukijijwe cyangwa tudakijijwe, twese tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana. Buri muntu wese asobanura imyitwarire akiri naho. Ihame rireba umuntu wese, yaba akijijwe cyangwa adakijijwe. Hanyuma icya kabiri, dukwiye kumenya ko hari ingororano z'ibyo dukora, byaba byiza cyangwa bibi. Dore ndaza vuba kugira ngo ngororere umuntu wese bingana n'ibyo yakoze. Iyo tuvuze kumenya, ntabwo ari ukumenya nk'uko wize imibare mu ishuri. Ntabwo ari ukumenya nk'uko uzi umweru n'umukara. Ni ukumenya kuri mwihishurirwa. Paulo yaravuze ngo icyo nahawe n'umwami kumenya nicyo nababwiye nanjye. Avuga ijoro Yesu yaguzwemwo n'ibindi, nuko yakoze igaburo ryera. Ntabwo dukwiye gufata Bibiliya nk'imibare nk'ibindi bintu byose mwize mu ishuri, ahubwo dukwiye gusaba ihishurirwa mu ijambo ry'Imana. Kuko uburyo Bibiliya yanditse harimwo ijambo ry'Imana ryose ni rwose, ariko harimwo rema yawe. Ijambo wahishuriwe niryo riba rigize ubuzima bwawe. Yego amasezerano yose ni ayawe, ariko wari ukwiye kwinjira mu munsi, ukinjira mu mwaka ufite rema yawe, ufite ijambo wubakiyeho ubuzima. Kumenya rero ko Imana izagororera abantu bayikunda bikwiye kurenga ko tuba tuzi ko byanditse bigahinduka ihishurirwa. Cya gatatu, tuzagororerwa byinshi kuruta ibyo dukora. Mu bwami bw'Imana ikintu cyose kirakura. Mu bwami bw'Imana ikintu cyose kirakura kandi kikikuba inshuro nyinshi. Reka ntange urugero, umwana, iyo urebye utuntu umwana avamo ni nk'amazi. Iyo udakoresheje microscope nta nubwo wabona ako kantu kamwe, ariko ako kantu karakura kagakura kakangana nawe ukungana uko. Mu bwami bw'Imana ibintu byose birakura. Igiti kivuka ari akantu gato, kigakura kigahinduka igiti nyine. Yani kororoka ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Buri kintu cyose mu bwami bw'Imana kirakura. Ubwo bivuze ko iyo Imana igiye kugororera abantu, imbuto wabivye cyangwa se ibyo wakoze birakura, ukazagera igihe ugasarura byinshi kuruta ibyo wabivye. Reka ntange urundi rugero. Akabuto kamwe k'ikigori ugatera ari kamwe kigaheka bitatu. Iyo ubaze intete z'ikigori ziri kuri bitatu, ziba ari magana cyangwa ibihumbi. Iyo turiho turakora imirimo mibi uyu munsi, ntabwo tuzi ko biri kwikuba mu isi y'umwuka bizakugarukira ari byinshi bibi cyangwa ari byinshi byiza. Ibyo dukwiye kubimenya. Muri Matayo 13:23 haravuga ngo kandi usa n'izabibwe mu butaka. Yesu yarimo gusobanura wa mugani w'umubibyi, izabibwe ku nzira, mu mahwa, ku kara no mu butaka bwiza. Aravuga ngo kandi usa n'izabibwe ku butaka bwiza, uwo ni we wumva ijambo akarimenya. Twumvikane ko kumenya si ugusoma, nta nubwo ari kubyumva hano byigishwa gusa cyangwa tubiririmba. Kumenya ni ihishurirwa. Akarimenya, akera imbuto 100, undi 60,
undi 30 bigakomeza kugeza inshuro nyinshi. Mu bwami bw'Imana buri kintu cyose kirakura. Iyo Bibiliya ivuze ngo ndaza vuba kugira ngo ngororere, twumvishe ko dushobora kugororerwa tukiri inaha cyangwa tukazagororerwa mu buryo bwa rusange. Wibuke ko ibintu byose ukora bifite ingororano nziza cyangwa mbi bitewe n'izo ukora. Cya kane, iyo dukora imirimo myiza cyangwa mibi, tuyikorera ahantu hamwe, ariko nibigera ku kugororerwa, ahantu hose ushobora kuhagororerwa, aho uri hose ingorane zishobora kuhagusanga. Ndashaka gutanga ingero zimwe ziri negatifu. Mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 imara amezi 3. Ibihugu byose duturanye bifite ingaruka z'amezi 3 yabaye mu Rwanda. Amerika yikoreye umutwaro, Ububiligi bwikoreye umutwaro, Ubufaransa bwikoreye uwo mutwaro, nta ibihugu byo ku isi hafi byinshi byasaruye ku mezi 3 gusa. Nta n'uzi igihe bizarangirira, kubera ko nyuma y'imyaka 30 ibihugu byinshi byo ku isi biracagwana n'umusaruro wo mu mezi 3. Iyo umuntu ushobora gukorera ibikorwa byiza hano ukazagororerwa ku isi hose, cyangwa ushobora gukora ibikorwa bibi ukazasarura ahantu hose. Ndaza vuba kugira ngo ngororere umuntu ibisa n'ibyo yakoze. Mutekereza iyo uhisemo kuba umugabo w'umunebwe, umugabo utuzuza inshingano, umugabo utazi icyo akwiriye gukora mu rugo, abana bawe bazaba umutwaro ku muryango, bazaba umutwaro ku gihugu. Mbese uwibye imbuto mbi abantu benshi bazasaruraho, cyangwa se umuryango uzahinduka umutwaro. Nyanumva abantu mu nzu y'Imana birirwa banduranya ngo ntibanyitaho, ngo ntibambona, ngo bajya bonyene, ngo barasubijwe ntibanyibuka. Ubundi ninde gushinzwe bwa mbere? Ubu hano turi hano hariho abafite bene wabo muri Amerika, Canada, Australia, Uburayi, kugira ngo abone amadolari 100 ni ukwikebaho inyama akayiguha. Ayaguha yakoze akazi kavunanye katabaho, wowe ukarara kuri WhatsApp utegereje amadolari 100. Hanyuma ugahita uvuga ngo ko mpaye make. Yego ko yaguhaye icyuya cye wowe uryamye, none urananduranye ngo yaguhaye make. Wakugeza aho ari ku kazi ari gukora, sinzi niba batinyuka kuvuga nk'ibyo uvuga. Wewe wahisemo kuryama, ukwiye no gutegereza ingorano zingana no kuryama kwawe. Gukora ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Ejo nanyuze hano mu mujyi iwanyu saa 4 y'ijoro, nagize ikibazo gikomeye. Nari ndi mu muhanda ndi genyene, ndibaza niba saa 3 saa 4 umujyi nta bantu basigayemo, ubu tuzagira umugisha nk'uw'abantu bakora amasaha 28? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Niba duhisemo kudakora, niba duhisemo kubaho ubuzima bworoshe, dutegereze n'ingororano zizangana. Baho urundi rugero, bakoze ibipimo mpuzamahanga mu Rwanda ku miririmbire, basanga mu Rwanda hari korali imwe gusa, korali do Kigali y'Abakatolika, nibo bujuje ibipimo mpuzamahanga by'imiririmbire. Dufite amakorali nk'ibihumbi nka 30 mu gihugu. None ukibaza ni gute dushobora kuririmba imyaka 5-10 byibuze tutari ku rwego ruri mpuzamahanga? Reka mbabwize ukuri, ngewe ntabwo nkunda umuntu ukora ibintu igice. Niba ukizwa, kizwa nyagukizwa. Niba usenga, senga nyagusenga. Niba uhisemo kuririmba, ririmba nyakuririmba. Niba uhisemo kuba umushumba ubikora neza. Niba uhisemo gucuruza, curuzanya ubunyamwuga, binyangamugayo. Niba uhisemo kudoda, doda ariko wubaha amasezerano wagiranye n'abantu. Buri murimo wose mu bwami bw'Imana uzagororerwa. Ntabwo dushobora kubaho twica amahame ngo dutegereze ko tuzagira umugisha. Ntabwo bishoboka. Icyakora n'upfu uzajya mu ijuru, nta cijuru ry'Imana izariguha, ariko uzaryamwo warababaye. Kandi si wo mugambi w'Imana.
Imana yifuza ko dutangira ubwami bw'Imana inaha. Ukorera imirimo ahantu hamwe ukazasarurira ahantu henshi. Hanyuma ibintu ukora uyu munsi, Bibiliya tubwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Ibintu ukora uyu munsi, umusaruro uzabivamo, ingororano zizabivamo, zizambukiranya ibinyejana n'ibisekuru. Ndabizi ubu ntabwo mwakumvisha ndi kuvuga, ariko nyinshi yo kuvuga ndakizi. Aburahamu umunsi umwe yakoze ikosa ryo kuryamana n'inshoreke. Uyu munsi hashize imyaka 4,000 Isirayeli igwana na Palestine, umwana w'isezerano agwana n'umwana w'inshoreke. Ubaze amamiliyoni y'abantu bamaze gupfa kubera kumanura ipantaro k'umugabo ijoro rimwe. Uyu munsi iyo urebye Gaza ukwisa, ukareba Lebanoni, ukareba Syria, ukareba Yemen, ibiri kuhabera. Hari igihe ndeba televiziyo nkibaza ninde uzasana ibi, ninde uzavura imitima ibi bikomere. Aburahamu yajyamanye n'inshoreke ijoro rimwe, yaza kugira nk'iyerekwa muri iryo joro, akabona imbuto abivye, akabona ingororano zizava mu kumanura ipantaro, yari guhita yizamura. Uyu munsi dufite abagabo babyara aho bageze, batazigera bafata inshingano ku bana babo. Dufite abantu binezeza mu buryo bwose, dufite abana babyara, abana batazi abana babyara abandi bana batarakwiza imyaka y'ubukure. Ugiye kuri Google wabona muri aya mezi uyu mwaka gusa inda abantu bamaze kubyara abana badateganyijwe. Ubuzima bwabo bwapfuye kubera abagabo binezeza gusa. Imbuto uri kubiba, umusaruro uzavamo uzambukiranya ibisekuru, wambukiranye n'ibinyejana. Dawidi umunsi umwe yajyamanye n'inshoreke, nako si inshoreke, yashimuse umugore w'abandi. Iyo urebye ahantu Dawidi yari atuye ukareba kwa Uriya hepfo, zari metero nke, kandi Uriya yari umusirikare muto, iwabo nta dushe yari ihari. Birashoboka rero kureba kwa Uriya mu gikari biroroshe. Hanyuma Dawidi arasambana. Imana iramubwira ngo ibintu ukoze ntabwo ubizi, wowe bikoze wihishe, genza bikwitura ku manywa. Muzi ikintu cyabaye? Hashize iminsi umuhungu we Amunoni ahita afata ku ngufu mushiki we Tamari. Ndebera abana wabyaye babiri, wumvishe bakoze ibisa bityo, yatangiye gusarura cyangwa kumva ingaruka z'imbuto yabibye. Hanyuma hashize iminsi umuhungu wa Abusalomu amwigomekaho. Baramushuka, baramubwira ngo kugira ngo wemeze soko ntawe mugihurira, uryamane n'abagore baso ku manywa saa sita. Dawidi abyumvishe ibyo bintu ahita arahunga, azamuka kuri Elayono, aminuka inyuma Betaniya ahunga. Igihe bamutuka ahunga yaravuze ngo sinasubiza nibutse ico nakoze. Nagira ngo mbibutse ko Salomo yarongoye abagore 1,000 kubera umuvumo wa se. Birangira Isirayeli ishitsemo ibice bibiri, kuburyo Abasamariya n'Abayahudi batashobora gusuhuzanya. Imbuto yose Bibiliya tubwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Baturimbe ngo ijambo ry'Imana ni ihame. Ibyo ni ihame ridahinduka. Wahura n'abakubesha, wahura umva nk'ibindi kuvuga si ibintu biryohereye, donc si ibintu biryoshye kumva. Ariko wabyita ibya Desire, wabyita iterabwoba, ngewe ndabizi ni ihame. Buri murimo wose uzagororerwa, waba ari mwiza cyangwa waba ari mubi. Ibyo ukora uyu munsi bizagena uko ubuzima bwawe buzamera ku iherezo. Ibyo ukora uyu munsi bizagena uko ubuzima bwawe buzarangira. Niryo jambo twasomye Byahishuwe 22 umurongo wa 12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Nigeze guhura n'umusaza w'umunyamerika, yari yaje kutwigisha. Hanyuma afite imyaka 80, afite smartness. Ubundi ibintu biranga abantu bashaje
ni ukurondogora, ni ukwibagirwa, ni ukwikunda, ni ukutava ku izima, ni ukutakira impinduka. Iyo umuntu akuze ubwonko butangira kukura nyine busubira hasi. Ibyo nabyo ni ihame, mwese muzahanyura abazagira amahirwe yo gusaza. Hanyuma uwo musaza ndeba ku myaka 80 ukuntu afite smartness, ntiyibagirwa, ntarondogora, iminota 5 iwe ni iminota 5, afite umubiri umeze neza. Nyuma yuko uko atwigishije tumubaza ibibazo, tumubaza ni irihe banga wakoresheje. Aravuga ngo ibi natangiye kubitegura mfite imyaka 25. Wow! Yitoje kutarondogora afite 25. Yitoje gukora ibirometero 10 buri munsi n'amaguru. Buri munsi mu gitondo akora ibirometero 10 n'amaguru akabona kujya mu kazi. Kuva afite 25. None twe uyu munsi turi kubiba imbuto mbi. Abantu bakuze, abashumba bari mu myaka mikuru nka 70% bose bagwaye diabete yavuye mu byo kurya. Mu matorero ya Gikristo muri aka karere, mu Rwanda, mu Rundi no muri Kongo, ahandi simbizi, ariko nka 70% bose bagwaye diabete yavuye mu byo kurya. Ni gute umuntu apfira ku meza? Mu Cyongereza babyita silence killer. Abahanga bavuga ko abantu bapfira ku meza bicwa n'ibyo bariye, nibo benshi kuruta bapfira mu ntambara. None ni gute uyu munsi urimo kunywa utuyiko 12 tw'isukari ugatekereza kuzasaza neza? Amavuta ntabwo tuyajya, turayanywa. Ni gute waba urimo kunywa amavuta uyu munsi ukazatekereza kuzasaza neza? Yani ndaza vuba kugira ngo ngororere umuntu wese bingana n'ibyo yakoze. Umunsi uzatangira kugororerwa ntuzinube, ni ihame. Mperuka guhura n'undi muntu ariko yarampumurije. Twaherukana afite ibiro 110. Noneho twongera guhura afite 67 mu mezi atageze ku mwaka. Ndamubaza habaye iki, namumenya ari uko asetse gusa. Ndamubaza habaye iki, arambwira tumva natekereje ukuntu ndi umushumba nirirwa nigisha abandi kureka ibyaha no kumenya kwirinda, ngiye nkaba ngiye kwicwa na capati n'amandazi. Ndavuga ngo sinshobora kwigisha kwirinda byarananiye, ngiye kugira discipline. Mu mwaka umwe gusa yaratakaje ibiro bingana gutyo. Yani nigeze ejo nababwiye ko biratworohera kubiririmba no kubyigisha, ariko hirya y'ibyo twigisha sibwo buzima tubayeho. Twigisha kwihangana twaguye, twigisha kwirinda twarabuze discipline ku meza, twigisha gutanga ariko tugira ubugugu bwa mbere, twigisha kuba umwe ari twebwe ducikamwe ibice buri munsi. Ukibaza ni gute ibyakuraniye bizakiza abandi? Ibitaragukije nta wundi muntu byakiza ku isi. Yani Imana izagororera buri murimo wose. Ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibingana n'ibyo yakoze, byaba byiza cyangwa bibi. Imana yatweretse imirimo myiza dukwiriye gukora. Hari imirimo twakora tukaba tuzi ko tuzabona ingororano, kandi hari n'imirimo mibi twakora tukaba twiteze, usibye kubesha ubwonko no kubesha amarangamutima no kwibesha, ukaba uzi ko amaherezo ikizavamo uzagifatisha biri. Abefeso 2:10 haravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hanyuma Bibiliya nanone ivuga mu Bagalatiya 5:19 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Ubwo iyi ni imirimo mibi tugomba kwirinda: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanywa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nkuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana.
ibi bintu tugomba kubyirinda, kuko nubikora ntabwo uzategereza kugororerwa ibyiza. Aya magambo ari muri nsomye bavuze imirimo 16 ya kamere, ndashaka kuyigabanya mu bice bitanu. Igice cya mbere ni ibyangiza umubiri, harimo gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni. Ibintu byose Imana yatubujije, izi ngaruka bigira ku mibiri yacu. Abantu bishoye mu butinganyi, ejo nabivuzeho, biragoye ko arenza imyaka 20 akiri muzima, biragoye. N'abantu bagiye mu busambanyi, amaherezo imibiri yabo irangirika, ntibashobora kugira amahoro, kubera ko ubusambanyi buri mu byangiza umubiri. Hanyuma igice cya kabiri ni ugukorana n'imyuka mibi, gusenga ibishushanyo no kuroga. Iyo tuvuze ko abakristo harimo abakorana n'imyuka mibi, wakumva dukabije cyane, ariko nta hagati habaho. Niba udakorana n'umwuka w'Imana, ukorana, ubu nabwo wakumva nkabije. Reka mbaho urugero. Mu karere k'ibiyaga bigari, umwuka wo kuraguza wahinduye aho ukorera gusa. Ntukorera hanze, ariko ukorera mu rusengero kubakijije. Kera ndi umusore nari mfite ibibazo byanjye nk'uko nawe ufite ibyawe, bambwira ko i Rubavu hari umuntu usenga bigahita bikemuka. Yari atuye ahantu ntibuka neza. Tuza turi itsinda ry'abantu 5. Noneho tuhageze turicara nyene, murabizi ko iyo dusenga tuba tuvuga ngo vuga Mana vuga, ukagira ngo n'abantu bakanda ikavuga, ni nk'uko. Hanyuma turicara nyene dutegereje kwivuga. Agiye kungeraho ahita ahagarika ubuhanuzi, aransimbuka ajya kuwukurikiyeho. Njyewe aransimbuka, ndababara, nanjye mpita ndasimbuka njya ahantu ari busoreze. Agiye kungeraho ahita ahagarika guhanura, ndarakara, ndababara, nibaza itike natanze, nibaza umwanya wanjye, nsaba aho njyama. Ndaryama ariko ndara nabi. Mu gitondo negura Bibiliya naje nzanye, soma ijambo rivuga ngo mwituze no mu byiringiro niho muzasubirizwa. Numva umwuka wera ambwiye ngo reka ibisazi, tuza nzakugirira neza. Muzi ko nyine natuje ikabikora. Dufite abantu bahora bafite agatima karehareha, ashaka kumenya uko ejo bizaba bimeze. Hanyuma akirirwa yiruka mu byumba by'abahanuzi, rimwe na rimwe bakamwizeza ibitazigera bibaho. Ibyo bintu ntaho bitandukaniye no kuraguza. Intama ze zumva ijwi rye. Iyo haje undi mwungeri ntizimuzi, ntizimukurikira kuko ntizimuzi. Niba kugira ngo umenye iby'Imana igushakaho, binyurira mu wundi muntu, ubanye n'Imana nabi. Nunabona Imana igutumaho abantu benshi, ntuzabyita urukundo. Ibigutangira abagabo, ibivuga ngo yarananiye, amatwi ye ntiyumva. Igaca mu nzira nyinshi kugira ngo igutumeho, irebe niba byibuze wahindura, ukagira ijwi, ukagira umutima wumva Imana. Imana iyo ishaka kukumenyesha ubushake bwayo, yagusanga usinziriye, yabikumenyesha mu ijambo ry'Imana, wabyumvira mu rusengero, yanagutumaho ariko utagenda ubishakisha. Twemera ko impano zikora mu rusengero, ariko iyo duhora dufite agatima karehareha, ntaho bitandukanira n'ugenda ajya kuraguza. Gukorana n'imyuka mibi ni ikintu kibi. Hanyuma ikindi ni ibyaha byo mu maraso: kwangana, gutongana, ishari, umujinya n'amahane. Ibyo bihinduka uruhererekane rwo mu maraso. Nutwita umwana urakaye ukamusangiza ibikomere, ntuzategereze ko azaba umwana useka. Nigeze ku umwana umwe, abajura baje kwiba iwabo bamutwite afite inda y'amezi 8. Hanyuma mama we bamuryamisha yubitse inda, bashira itafari ku mugongo, baramubwira ngo ni grenade, niyinyeganyeza grenade iraturika. Bariba baragenda. Abantu baje gutabara basanze umumama amaze amasaha menshi aryamiye inda. Baravuze kujyamo inda hawe, bavuga ati mwegereyo, ku mugongo hari grenade. Barebye basanga ni itafari, barimukuraho baramwegura. Ariko deja
adrenaline yaregiye mu maraso. Uwo mwana twahuye nawe ahora ashaka kwiyahura, arangije kaminuza kandi iyo nkuru atigeze ayimenya. Yari yamaze kwiyahura inshuro zirenze 3. Ibikubaho uyu munsi birasa na mudu yari hari umunsi usamwa, birasa n'amezi 9 uri mu nda. Imana ntiyigeze irema umurakare, warakajwe n'ubuzima waciyemo n'ibyo wakiriye. Umwana yari mu nda yumva kuruti yari hanze. Umwana batwise basengera baririmbira baturaho neza, yewe n'ijwi rya se abarizi, avuka arizi. None wasemwe bimeze bite? Amezi 9 uri mu nda byari bimeze bite? Kuva ku munsi umwe kugera ku myaka 3 niki wakiriye? Kuva ku myaka 3 kugera kuri 6 karagiteri iforoma ni biki wakiriye? Adolescence wayitangiye uri mu maboko yande? Ngewe iyo ndebye n'ubundi twari dukomeye. Dufite ibintu byinshi byambukiranya tutagizemo uruhare, byambukiranyije biva mu maraso bi. Hanyuma tuje hano ntibigeze badufasha kubikira, ahubwo twabitwikirije iyobokamana, tubitwikiriza indirimbo. Ejo umuntu akadepirima yaba mu rusengero, ukazamusanga afata imiti y'indera kandi ari mu rusengero. Kubera iki? Nyene agakiza ntabwo gakiza ibyaha gusa, gakiza no gukomereka. Imibabaro yacu Yesu abasha kuyicungura. Hanyuma ikindi hano bavuze no kwirema ibice, kwitandukanya, kwirema ibice no kugomanwa. Hanyuma igice cya 5 ni ubusambo. Ibi bintu byose mvuze iyo bibiba mw'imbuto, amaherezo uzayisarura. Imana yasize itubwiye imirimo myiza dukwiriye gukora. Matayo 25:35 haravuga ngo kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mu miconkwa, nari umushitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Ibi ushobora kubikorera umuntu umwe, ushobora no kubikorera igihugu. Hari abantu bageze ku rwego badafasha umuntu umwe gusa ari kwa muganga, afata amafaranga menshi akatwara muri Minisiteri y'Ubuzima, akavuga ngo simfite umwanya. Ba bantu bavugwa badafite ubushobozi muzabiteho, ntawe uzigera mumenya, ariko abakoze ikintu cyiza. Hari abantu bageze ku rwego bashobora kwita ku magereza, kandi bariya abantu baradukeneye. Kubera iki leta idaha akazi umuntu yafunzwe amezi 6? Nuko baba bazi ikintu cyabaye ku bwonko. Umuntu ubwonko bumaze amezi 6 bureba ahantu hamwe, ntabwo buba bukiri tayari neza. Ni ikintu kibi cyane, ntabwo nshaka kubivuga ibyo, reka mbireke. Icitondegwa rero, nuramuka ushize ubunebwe mu murimo w'Imana. Bibiliya tubwiye ngo ndaza vuba nzanye ingororano ngo ngororere umuntu wese. Nuramuka ushize ubunebwe mu murimo w'Imana, ntuzategereze ko Imana izashira umwete mu byawe. Umuntu umwe w'inshuti yanjye yamaze imyaka myinshi aba Canada, hanyuma aje muri vacances ndamusura, nari hari kera, arangije arambwira ngo Desire ngo genda mu makositime yanjye ngo ufate mw'inziza kuruta izindi abari utwara. Ndambwira hoya ntabwo nabikora. Ahita aragenda azana kositime yaguze $1 menshi, azana n'ishati yayo na karuvati n'amasogisi n'ibintu byose aramba. Ndabanza kubera iki? Arambwira ngo nasobanukiwe ko ikitanyeganyeje umutima wawe n'uw'Imana ntikiwunyeganyeza. Ikintu uzakora umutima wawe wabanje kunyeganyega, Imana nigiye kugusubiza wayo uzabanza kunyeganyega. Aburahamu yabaye inshuti y'Imana kugeza ubwo ivuga ngo ntiyarimbura Sodoma itabwiye inshuti yayo magara Aburahamu. Umunsi umwe Imana igambirira kumugerageza, iramubwira ngo fata umwana wawe yitwa Isaka w'ikinege ukunda umujyane kuri Moriya. Kuva Aburahamu yari atuye kugera kuri Moriya ni ibirometero 80. Yari umusaza w'imyaka 126. Yahagenze iminsi 3. Ahageze bageze hafi y'umusozi abwira abagaragu ngo basigaraho. Inkwi azikorera Isaka, atwara inkota n'umuriro. Bageze mu nzira, Isaka niba umutima waramuriye, aramubaza ngo papa, inkwi ndazikoreye, inkota ndareba uyifite n'umuriro, hajya igitambo kiravahe. Ababyeyi bari hano,
utekereze umwana wabyaye ubizi neza ko ugiye kubaka igicaniro, ukamushyiraho, ukamutera icuma agapfa, hanyuma ukamushyiraho umuriro ukamutwika. Wasubiza ngo ababyeyi b'abagabo dushobora kutabyumva cyane, abateye igise nabo wasubiza ngo yaravuze ngo mwana wanjye, Imana ibasha kwibonera igitambo. Barazamuka, bagezeyo yubaka igicaniro yamaramaje, amurambikaho yamaramaje, ateruye inkota. Ijuru ryariho rirasista. Mu ijuru bari bahagaze bareba ikigiye kuba, barebye kumaramaza ko mu mutima. Marayika arihuta amufata amaboko, aramubwira ngo rekeraho, nibwo nkimenya ko nkunda. Ikitanyeganyije umutima wawe n'uw'Imana nticyawunyeganyeza. Murabizi Imana yahise ivuga ati rekeraho, si uzabikora ninjye uzabikora. Nagira ngo ndebe ko umuntu yabasha gukora ibyo nanjye nzakora. Uwo mwana ninjye uzamutanga w'ikinege. Dufite amaboko azi kumenya inoti nto na nini tutarebyemo. Maze kujya mu bihugu 17, aka karere kakororijwe n'Abafaransa niko karere kagoye mu gutanga ku isi hose. Ni twe abantu bitanga bigoranye, ni twebwe abantu. Kandi ndeba abantu bamwe bayoboye amatorero, hari ukuntu bashiramwo n'udukabyo, bagashiramwo n'utuntu tujya kumera nka escroquerie, kubera ko ntimwanze kuyatanga ku neza. Ku neza ntabwo byashoboka, kubera ko uyu mutima w'aka karere ntabwo dufite umutima wo gutanga pe. Nuramuka ugize ubunebwe mu murimo w'Imana, ntuzategereze ko Imana izajya kugusubiza yashizemo umwete. Ntabwo bishoboka. Ikitanyeganyije umutima wawe n'uw'Imana ntikizawunyeganyeza. Abantu benshi iyo basenga bahigira Imana imihigo, hanyuma imihigo ihigwa imyinshi ntisohozwa. Nyene nabaye umupasiteri igihe kinini, ntabwo mwambesha. Iyo tuvuze ngo tugiye kwitangira inyubako, abantu baraza bagashusha, hanyuma bakitanga, ariko 40% niyo ahigurwa mu yo bantu bahize. Ni gute umuntu w'umugabo ukijijwe ahagarara imbere y'iteraniro akavuga ibintu atazakora? None bize no kubabesha kugira ngo muyatange. Bakaba bapanze abantu nk'icumi bavuga ati ngewe ndatanga miliyoni, nawe utange 500, nawe utange 100, kugira ngo bashitura amaranga mutima. None bese batababeshe ko tutagira umutima wo gutanga ku neza. Ngewe nemera ko buri ruhande rukwiye gukora ibyo rusabwa mu bwami bw'Imana. Abakristo bakwiye kumenya inshingano zabo ku bashumba, abashumba bagomba kumenya inshingano zabo ku bakristo. Ni inshingano zabo kubasura, kubagwaza mwagwaye, kubabarana namwe mwababaye, kwita ku bibazo byanyu. Ariko namwe ni inshingano zanyu kubaka urusengero, kwita ku bantu b'Imana. Buri murimo wose uzagororerwa mu bwami bw'Imana. Ndaza vuba nzanye ingororano. Aburahamu, umunsi namwibanzeho, Aburahamu yigeze kugira ikibazo cyo gutinda kubona umwana. Noneho amara igihe kinini atarabona umwana, imyaka 25. Akajya gusenga, ikigeragezo kimumereye nabi. Imana ikamubwira ati Aburahamu, ngewe ndumwizerwa ku byo navuze, we genda ubara inyenyeri. Reka mbabaza, kubara inyenyeri ni ukubyara? Harimo igisubizo mwumvishemo? Undi munsi ikigeragezo kikamubwira ngo genda ku mucanga, ubara umucanga, akawubara akananirwa agasinzira. Kubara umucanga harimo igisubizo? Dufite abantu bavuga ko bafite amasezerano, bazabara inyenyeri kugeza bashaje. Umunsi Aburahamu yatanze, yabonye abamarayika akabamenya, akabagaburira ikimasa abagabo 3 gusa, akabaha n'umutsima n'amata. Imana yaravuze ngo nukuri umwaka ugeze aho uyugeze. Yari yabyaye. Ikitanyeganyije umutima wawe n'uw'Imana ntikiwunyeganyeza. Ntabwo waba wuzuye urwango ngo uzategereze gukundwa. Ntabwo bishoboka.
ntabwo waba wuzuye umujinya hanyuma ngo uzategereze ko uzahura n'abagwaneza. Nutita ku bana bawe bakiri bato, ntuzategereze ko bazagusazisha ushaje. Ntabwo bibaho. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nusuzugura abandi, ntuzategereze kuzubahwa. Ntabwo bivamo. Mbere yo kwinubira ibyo unyuramo uyu munsi, tekereza ejo hashize niyihe mbuto wabibye. Munamisha amaso dusenge. Imana izagororera buri murimo. Ijambo ry'Imana ni ihame nk'uko baturirimbiye. Ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibisa, ibingana, ibyinshi kuruta ibyo yakoze. Buri murimo wose uzagororerwa. Buri murimo, waba ukozwe mu ibanga, waba ukozwe ugaragara, buri murimo wose uzagororerwa. Hanyuma rero, niba ibyo bakugorora wibwije ukuri, kuko umutima ntujya ruswa, niba uramutse ubonye ingororano waba utishimye, wahaguruka tugasenga ko turi imbere y'Imana, tukabwira Imana ngo Mana utubabarire imirimo mibi twiyemeje gukora imyiza. Ibyo bintu mwumva bitoroshe? Niba bakugororeye utakwishima uyu munsi, haguruka tubwire Imana ngo Mana utubabarire imirimo mibi udushoboze gukora imyiza. Ababyifuza bahaguruke dusenge. Mana mu izina rya Yesu, uyu mugoroba tuguciriye bugufi, tumenye ihame, tumenye principe ko buri murimo wose uzagororerwa, kandi uri uwo kwizerwa ku byo wavuze. Imirimo mibi yose uyitubabarire. Utubabarire ubunebwe, utubabarire kudasoma ijambo ryawe, utubabarire kwikunda, utubabarire Mwami kugukorera tugononwa, utubabarire intege nke. Buri mbuto mbi yose twabibye, buri gikorwa kibi cyose kitari icy'ubumana kiri mu buzima bwacu, kirimbugwe gikugweho. Rimwe wanyuze ku mutini ushatseho imbuto, urawuvuma, buke barakubaza ngo ko wumye nk'umaze igihe, urababwira ngo nagira ngo mbigishe ko nimugira kwizera mushobora gukuraho n'ibimeze nk'imisozi. Mwami, birashoboka ko intege nke ziremye zikamera nk'imisozi mu buzima bwacu. Turasenze ngo ikintu cyose kitera imbuto giteye mu buzima bwacu kirimbugwe, gikugweho. Turasenze ngo ikintu cyose kitari icy'ubumana, buri mutini wose uri mu buzima bwacu uvumwe, urimbugwe. Byari bisobanutse, umutini wo bakuyeho ibibabi bidoderamo ibicocero wagomba kuvumwa. Ibintu byose bikorewe mu mubiri bitari iby'ubumana, ibintu byose bitubahisha izina ryawe, byose bivumwe mu buzima bwacu, bikugweho, udushoboze kubiba imbuto nziza, udushoboze gukora imirimo myiza. Buri murimo wose uzagororerwa. Imigisha dufite irangana n'ibyo twakoze, gutera imbere kwacu kungana naho twagejeje kugukunda no kukubaha. Mwami, iyo utakiriho uratwigisha, buri murimo wose uragororerwa. Ijambo ryo ravuga ngo Isaka arabiba asarura ibiruta iby'abanzi inshuro 100. Turasenze kugira ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzaduhe kubiba imbuto nziza, uzahinduka umwaka mwiza wo kubiba no gusarura. Imbabazi zawe zibane natwe Mwami. Bimwe mu mitini ikwiye kuvumwa muri iri teraniro harimo imitini y'indwara. Abantu benshi babasanzemo diabete, kanseri, bafite ibibyimba, bafite indwara z'amaraso n'iz'uruhu. Ikintu cyose kitari icy'ubumana nikivumwe mu buzima bwacu. Iyi mibiri ni insengero z'umwuka wera. Mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana nibutubeho, uduhe kugukorera tugiriwe neza. Birashoboka ko twagize uburangare no kutitaho no kwikunda, ibyo bikatuzanira ibintu bitandukanye mu buzima bwacu. Mwami, ibyo bitubabarire, dushoboze guhagarara ahakwiriye no gukora imirimo ikwiriye. Dushoboze Mwami kumenya no kubiba imbuto nziza no gukora imirimo myiza, turebye kure, tuzi ko buri murimo wose uzagororerwa. Ineza yawe ibane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.